Alright, nongeye kubaha ikaze. Reka inkuru yacu uyu munsi titangirane n'umwana w'imyaka 11 witwa Preston, aho yabanaga n'umuryango we ndetse n'abakuru be babiri. Ariko bitewe n'uko uyu mwana yari we bucura, bakuru be bahoraga bamwiyenzaho. Dore ko baje no gufata icyumba cy'uyu mwana bashyiramo amakompiyuta, aho bari bagiye gutangira ka business gatoya. Uyu mwana ntago byigeze bimushimisha abe na gatoya, ariko papa we amubwira gutuza. Baje kongera kutwereka Preston, aho yari yagiye mu isabukuru y'uyu mwana witwa Batch, wari inshuti yiwe. Ariko bitewe n'uko uyu mwana papa yari yamuhaye amafaranga makeya, ntigeze abona ukuntu ajya kubyicungo bihenze nk'abandi bana. Ahubwo yese ajya kutwicungo twari turi aho ngaho twa make. Abandi bana bahise batangira kumuseka kubera ko ngo yari umukene nta mafaranga ahagije yari afite. Byahise bituma uno mwana yiheza abandi yigira ku ruhande. Nuko igitondo kimwe ubwo umuryango wose wari wateranye barimo bafata twa mu gitondo, bakuru ba Preston bahise bajya kwirebera match. Ariko ubwo uyu mwana yashaka kubakurikira ntago byakunze kubera ko nta mafaranga yo kugura itike we yari afite. Nuko papa we yahise atangira kumusobanurira akamaro ko kwizigamira. Ariko uyu mwana abaza papa we ukuntu ashobora kwizigamira mu gihe nta mafaranga na make yakorera. Muri ako kanya mama we yahise amuhereza akabahasha, amubwira ko ari impano yaturutse kwa nyogokuru. Ariko ubwo Preston yafunguraga ino bahasha, yasanze harimo sheke itanditseho amafaranga. Aho uyu mwana yahise akeka ko iyi sheke nta kintu na kimwe imaze. Ariko papa we yahise afata iyo sheke amwandikiraho amadolari 11 kuko yabonaga ngo ari amafaranga akwiriye umwana. Ariko ubwo Preston yabazaga papa we kamushyiriye amafaranga makeya, papa yahise amubwira ko aya madolari 11 aramutse yabikije ahantu bazajya bamwungukira ashobora rwose kuvamo miliyoni mu gihe gitoya. Gusa ubwo uyu mwana yageragezaga gukora imibare ngo arebe igihe amadolari 11 yazaviramo miliyoni, yaje gusanga byibuze bizamufata imyaka iri hejuru y'3,000. Aho yahise abona ko papa we yamubeshyaga. Uyu mwana mu byifuzo bye yari afite kwari ugutunga amamiliyoni menshi ndetse akagira n'inzu ye yisanzuramo uko ashaka. Nuko muri uwo mugoroba baje kongera gutwereka undi mugabo witwa Quigley. Dore ko uyu nguyu yari umutubuzi ruharwa, gusa muri uyu mugoroba yari amaze no gutoroka gereza. Yaje kwinjira ahantu mu kizu, aho yakuyemo igikapu cyari kirimo amafaranga menshi cyane. Gusa kubera ko FBI yari irimo ihiga no mafaranga, ntiyari guhirahira akoreshaho na make kuko yari guhita afatwa. Nuko uno mugabo witwa Quigley, bitewe n'uburyo ari umunyabyaha ukomeye, yahise yigira inama yo kujya kureba umuperezida wa banki witwaga Biderman. Uyu mugabo n'ubundi bari basanzwe bakorana mu bikorwa byabo byo gufata amafaranga yavuye mu bugizi bwa nabi akayanyuza mu buryo bwemewe, ku buryo leta itari kumenya neza ahantu ayo mafaranga yaturutse. Ariko umuperezida Biderman nyuma yo kubona ko uyu mugabo amuzaniye miliyoni y'idolari, yagize ubwoba ahita amubwira ko aka kazi yakaretse kera. Cyahise akimubwira ko natabikora kiri buze kumwica ndetse kikica n'umuryango we. Nyuma y'uko uyu mugabo amaze kubona ko bikomeye, yahise yemera iki kigabo ko aya mafaranga koko agiye kubigikora nk'uko bari basanzwe babikora. Gihita kimubwira ko aya mafaranga namara kuyoza neza, ejo mu gitondo kizohereza undi musore wacyo witwa Juicy akaza kuyatora. Nuko kuri uwo munsi Preston nawe yaraje kubikuza ya sheke bari bamuhaye, urangiza ahita afunguza na konti ahita yabitsaho. Ariko akinjira muri banki yakiriwe n'umukobwa mwiza witwa Shay. Yamubwiye ko kugira ngo umuntu afunguze konti agomba kuba byibuze agiye kuhita abitsaho nk'ibihumbi 200. Ariko uyu mwana yahise amubwira ko azagaruka namara kubona ayo mafaranga 200,000. Nuko Preston agisohoka muri banki, hari umwana waje ahita amucapuza ya sheke. Ubwo Preston yageragezaga kumwirukankana, yikubise hasi igare rye bahita barigonga. Tita tubona ari cya kigabo cyitwa Quigley cyo cyatorotse muri gereza. Uko cyari kizi ko gifite amafaranga, yahise yemera n'umwana ko agiye kumugurira irindi gare. Ariko ubwo yaramaze gukuramo sheke atararangiza kwandikaho amafaranga, yahise abona imodoka ya polisi ku ruhande. Aho kanya yatereza wa mwana ya sheke, nuko ahita yatsa imodoka arigendera. Gusa uyu mwana Preston ubwo yageraga iwabo, ababyeyi be baramutonganyije cyane kubera igare rye, ndetse bahita banamuha n'igihano cy'uko atemere kongera kuva mu rugo mu gihe kingana n'icyumweru cyose. Ariko uyu mwana ntiyigeze ababwira ikigare rye ryabaye, ndetse na ya sheke nta n'umuntu umwe wari uzi ibyayo. Nuko nijoro umwana ubwo yaragiye kuryama, yafashe ya sheke yuzuzaho amazina ye ndetse n'ahajya amafaranga ashyiraho miliyoni y'idolari. Nuko baje kongera kumutwereka muri icyo gitondo, aho uyu mwana yaragiye kuri banki ajyanye ya sheke. Ariko ahereje umukozi wa banki, yatekereje ko uyu mwana ashobora kuba ari kumukinisha, yahise amushyira umukuru wa banki. Uyu mugabo akimara kureba kuri iyi sheke, yahise abonaho ya sinyatire ya wa mugabo witwa Quigley. Yahise akeka ko uyu mwana ashobora kuba ari we Juicy, wamugizi wa nabi yohereje ngo aze gufata aya mafaranga. Nuko uyu mwana akomeje kubona bisa n'ibitinze, yahise afata umwanzuro wo kwita yigendera. Ariko ataragenda, uyu mugabo yahise amubwira ati nabaretse gatoya. Aho yahise afungura safe yari yuzuyemo amafaranga, nuko atangira kuyapakira mu gikapu cy'uyu mwana. Nuko uyu mwana arimo asohoka, yahise agongana n'umugabo w'umwirabura, aho uyu mugabo yari we Juicy nyirizina. Ariko uyu mugabo nawe ntiyari kumenya neza ko uyu mwana ibyo yikoreye mu gikapu yari amafaranga. Nuko uyu musore Juicy akimara kwinjira muri ofisi y'uyu muyobozi wa banki, yahise amubwira ko ari we Quigley yohereje kuza gufata aya mafaranga.
Uyu mugabo akibitekereza neza yahise amenya ko ashobora kuba ahaye amafaranga umuntu utari we. Mu gusohoka yirukanka ngo ajye kureba ko yabona wa mwana Preston yari yagiye nka za hene. Kandi ikindi wibuke ko aya mafaranga yari n'amafaranga y'umugizi wa nabi. Hano ubwo uyu muyobozi w'iyi banki yari guhirahira ahamagara polisi ngo ibafashe gushaka aya mafaranga. Nuko bongera kutwereka wa mwana Preston yageze mu rugo na ya mafaranga miliyoni cash yafite mu gikapu. Aho kanya yahise yirukanyira kuri mudasobwa ye atangira kureba inzu nziza zigurishwa muri quartier bari batuyemo. Ntibyaje gutinda, yaje kubona iyo yifuzaga, arangije ahamagara ba nyirayo. Rumvikana ko uyu mwana atari guhamagara ba nyir'inzu akoresheje ijwi ryiwe. Niyo mpamvu yahise ahindura atangira gukoresha irindi jwi ryo muri mudasobwa. Nuko ubwo bamubazaga umwirondoro we yahise ababwira ko yitwa Macintosh. Aho kanya deal bahise bayemera, nuko inzu bahita bayimugurisha. Ariko mu byishimo byinshi yakomeje gusimbagurika ku buriri bwe ari nakaterera amafaranga hejuru. Wa mugabo Quigley yaje kumenya neza ko amafaranga ye yajyanywe. N'umujinya mwinshi yafashe wa muyobozi wa banki atangira kumubwira uburyo kuba aya mafaranga yagiye ariko se ry'uyu mugabo. Ariko mu kanya gato uyu mugabo yibutse umwana yagongeye igare, yibukana ya sheke yari ubusa yamuhereje. Nuko aba bagabo ko ari batatu bahise bahuriza hamwe umugambi wo guhiga uno mwana. Ibyaje ntibyaje gutinda kuko uyu mwana yaje no kwitagura imodoka nziza ya limuzini, ahita anakodesha n'umushoferi wari ugiye kuza kumutwara. Bitewe n'uko iyo bari baramubujije kongera gusohoka mu gihe kingana n'icyumweru, yahise anyura mu idirishya aho yasanze yari limuzini iparitse inyuma y'iwabo. Ariko umushoferi w'iyi modoka witwa Henry akibona uno mwana yaketse ko ashobora kuba ari kumubeshya. Umwana yahise akora mu gakapu ahita amuhereza amafaranga. Ariko umwana akimara kumuha amafaranga, uyu mushoferi yahise amusaba imbabazi rwose, arangije ahita amufungurira n'imodoka. Akimara kwinjira yahise abwira uno mushoferi Henry ko iyi modoka ari iya boss we witwa Macintosh. Uyu mwana Preston akaba ari umukozi we. Iki ngiki nicyo kinyoma yahimbye azajya yirirwa abeshya abantu bose. Aho kanya yahise amujyana mu maduka yose yari ari mu mujyi. Bagura imyenda, bagura za televiziyo, ibikinisho ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane byo kujya kuzuza muri ya nzu ye yari yaguze. Nuko nijoro barimo bataha, Preston yabonye wa mukozi wo kuri banki witwa Shay. Nuko abatangiye kumuganiriza. Nuko wa Preston bakimara kugenda twese tubona no mukobwa ahagarara ku kimodoka. Nuko bamuha impapuro aho yahise basobanura iby'iriya banki akoramo ndetse n'amakuru y'abantu bose bahakora. Bita bigaragara ko uyu mukobwa aba atari umukozi wo muri banki gusa, ahubwo aba ari maneko ya FBI iba yaraje gufata abantu bakora mu mabanki bafasha abanyabyaha kunyereza amafaranga yabo. Ndetse mu gitondo kimwe ubwo papa wa Preston, Fred, yari arimo ajya ku kazi, asanze ku irembo rye haparitse ibikamyo byinshi byarimo bipakurura intebe, amateleviziyo, ibikinisho ndetse n'ibindi bintu byinshi. Ubwo arimo ashaka umuntu ukuriye bano bantu bari gupakurura, yatunguwe no kubona umwana we wabucura ari uhagaze hejuru urimo utanga amategeko. Nuko Fred yabajije uyu mwana we ibyo arimo akora hano. Uyu mwana yahise amubwira ko yatangiye gukorera umukire mushyashya witwa Macintosh yimukiye muri quartier yabo vuba. Nuko papa we yahise amubaza ukuntu asigaye akorera umuntu atazi. Ariko uyu mwana yambwiye ko Macintosh ari umugabo mwiza. Uyu mwana yahise abwira abakozi bose bari bari aho ngaho ko bakura imodoka zabo mu nzira, papa akabona ahantu anyura. Aje kongera kutwereka uno mwana atwaye akamodoka. Urugo rwe yari yarugize nk'ibwami yarwujujemo ibintu byose umwana yakenera. Ndetse uyu mwana yari yamaze no kwita akora ka office kiwe. Nuko bongera kutwereka aba bagabo ko ari batatu barimo bahiga wa mwana Preston. Ariko ahantu hose bajyaga ntago bigeze bahamubona. Ikirenze kuri ibyo nuko nta n'ifoto yimugaragaza neza bari bafite. Iyo bari bafite ni yari yafashwe na kamera zo muri banki kandi nayo ntago yagaragaraga neza. Ibyashinu byaje gutinda. Inkuru y'umukire mushyashya wari wimukiye muri quartier yageze ahantu hose. Nuko igera no kuri She aho yakomeje kubona ukuntu no mukire Macintosh akoresha amafaranga ye. Gutyo bimutera impungenge ko uyu mukire ashobora kuba akorana n'abagizi ba nabi. Nuko umunsi umwe yahise afata umwanzuro wo kujya kumusura. Ariko uyu mukobwa She akigera mu rugo yatunguwe no kuhasanga kakana kitwa Preston. Nuko amubajije aho boss we Macintosh ari, yamubwiye ko Macintosh ari umugabo uhuze ashobora kuzongera kumubona mu kundi kwezi. Nuko uyu mukobwa yahise abona ko nta makuru ari bukure hano. Nuko agiye kwigendera. Kano kana kahise kamubaza niba katamusohokana. Gusa uyu mukobwa yabanje kubyanga. Ariko kubera ko yarakeneye amakuru ya Macintosh nyuma aza kubyemera. Gusa muri uwo mugoroba baje kongera kutwereka Preston ari kumwe n'umuryango we bari ku meza. Nuko uyu mwana yababwiye ko ashaka gusohokana n'umukobwa iri joro. Ariko papa we amubwira ko bidashoboka, ko atari byiza ko umwana agenda aya masaha, ndetse ko uyu Preston aba akiri muto abatemerewe no gukundana n'abakobwa. Yahise abwira papa we ko agiye kwereka umushinga uyu musaza akora, akawereka boss we Macintosh ku buryo ashobora no kuba yamutera inkunga. Gusa uyu musaza akibita mu matwi yahise yishima cyane, abwira umwana ko yemerewe gukora ikintu cyose ashaka. Ndetse muri iryo joro tubona wa mwana witwa Preston yambaye agakositimu keza yasohokanye na wa mukobwa witwa Shay. Nuko bakimara no kwicara uyu mwana yahise ahereza uno mukobwa ka necklace gahenze nk'impano y'uyu munsi, ariko amubwira ko katurutse kuri boss we Macintosh. No muri uwo mugoroba
bagiye birukanka ahantu hari amazi. Gusa bakiri aho ngaho baba bagabo uko ari batatu bari barimo bahiga uno mwana baje kuhita bamubona. Gusa ntibyatinze kuko Preston nawe yahise ababona. Akana kahita kabeshya no mukobwa ngo birukanke batanguranwe ku modoka. Nabo abagabo batatu bahise batangira kubirukankana, ariko bahita binjira muri ya limuzini y'uyu mwana bahita batoroka barigendera. Gusa ubwo barimo bataha, Preston yatumiye no mukobwa witwa She muri anniversaire ngo yabamukire witwa Macintosh. Uyu mukobwa nawe bitewe n'ukuntu yari arimo ahiga uyu mugabo witwa Macintosh yahise yemera ko azaza. Ntibyaje gutinda, yahise atumira abantu bashinzwe gutegura ibirori, ababwira ko bamutegurira ikirori gihenze koko kuko uyu mwana yari afite amafaranga yo kwishyura. Gusa ku munsi ukurikiyeho wa mushoferi witwa Henry yari yagize akaruhuko. Ubwo uyu mwana gukina wenyine byasaga nk'ibimurambiye, yahise afata akagare asubira handi yajyaga akunda kujya gukinira. Gusa icyo atarazi nuko abagabo uko ari batatu nabo bari baje kumushakira kuri icyo kibuga. Bakimukubita amaso bahise batangira kumwirukankana, biza kurangira bacitse kuko bahise bagonga izindi modoka ebyiri. Gusa ubwo bari bakiri aho ngaho bahise babona ya nshuti ya Preston, nuko bahita bayikuraho amakuru yose yaho uyu mwana atuye ndetse n'ukuntu yitwa. Gusa ibyacu ntibyaje gutinda kuko kuri uwo mugoroba cya kirori cy'isabukuru ya Macintosh cyarabaye. Gusa ku ruhande Shay na ya timu ya FBI baje kuvumbura ko uyu mugabo witwa Macintosh atabaho, ahubwo ashobora kuba ari undi munyabyaha uri gushaka kwiyitirira rino zina. FBI yahise yanzura ko iri joro aribwo bagomba guta muri yombi uyu munyabyaha. Baza kongera kutwereka wa muntu utegura ibirori arimo ha Preston fagitire y'ibintu byose yagombaga kwishyura. Uyu mwana arebyeho yabonye bakoresheje amafaranga angana n'ibihumbi 100 by'idolari. Gusa uyu mwana ubwo yari asubiye muri ofisi ye agiye kureba amafaranga asigaranye, yasanze amafaranga yose amaze kuyakoresha kuri konti yasigaye amadolari 300 gusa. Nuko ahita agaruka abwira uyu mugore ko Macintosh yaburiwe irengero. Ibyo byari bisobanuye ko uyu mugore ngo atari buze kwishyurwa. Gusa uyu mugore yahise atangira guteza akaduruvayo, nuko abantu bose bahita batangira gufata amakado bari bazanye ubundi baritahira. Ubwo uyu mwana witwa Preston yari asigaye wenyine. Quigley ndetse na bya bigabo bindi uko ari bibiri byahise bimugwaho. Nyuma yaho bamaze kumufata yahise abona ko nta kindi kintu gisigaye uretse kubabwiza ukuri. Yahise ababwira ko amafaranga yose uko ari miliyoni yayikoresheje, akaba asigaranye 300 byonyine. Gusa bano bagabo banze kumwizera kuko ntago biyumvisha uburyo umuntu yakoresha amafaranga angana gutya mu gihe gitoya. Gusa ubwo bano bagabo batatu bari barimo bibaza ikintu bagiye gukorera uyu mwana, uno mu president wa banki witwa Biderman yahise abwira kino kigabo cyitwa Quigley n'undi ko cyari kiri gushaka guhindura umwirondoro, ko cyahita gihinduka uyu Macintosh n'undi dore ko atabaho kigata kinagumana n'iyi nzu. Iki kigabo kindi cyitwa Gusa cyahise gikunda kino gitekerezo, ariko basigarana ikibazo kimwe, ko uyu mwana ari kuzabavamo akaba yabateza abantu. Gusa uyu mwana kibyumva ko ari we kibazo yahise bivumbura ko bino bigabo bishobora kuba biri gupanga kumwica, ahita atangira kwirukanka mu nzu nabyo bihita bimukurikira. Gusa uyu mwana kubera ko inzu yari ayizi neza yahise anyura mu gahombo kari muri ofisi ye, nuko abaguye muri pisine. Gusa kino kigabo byaje kurangira kimufashe. Ubwo cyari kimaze kumufata, FBI na wa mukobwa witwa She nabo bari babagezeho, nuko bahita babatunga imbunda. Bahita bategeka kino kigabo kuhita kirekura uno mwana. Nuko aba bagabo ko ari batatu bahise bafatwa na FBI, ndetse iki kibosi cyitwa Quigley cyahise gifatwa nk'ari cyo cya Macintosh. Uyu mwana we bahise bamurekura nta n'ikintu na kimwe bamubajije. Ndetse baza kongera kutwereka Preston yicaranye na She, aribwo uyu mukobwa yahise abwira Preston ko burya ari maneko wa FBI. Nuko uyu mwana ntago byigeze bimushimisha cyane kuko ngo yari yatangiye kwikundira uno mukobwa. Gusa uyu mukobwa we yamubwiye ko ibingibi rwose bitashoboka, ko bazakundana kera uyu mwana yarakuze, bitewe n'ukuntu aba yaranyuze kuri kano kana bikarangira kamugejeje ku kiyebe cyitwa Macintosh. Yahise aha Preston akabiza nk'umwana, nuko Preston nawe ahita yitahira. Nuko bahita batwereka Preston uwo mugoroba watashye iwabo ari kumwe na papa we. Aho yageze iwabo asanga bamuteguriye keke kuko byari ku isabukuru ye y'amavuko. Ko barangije baramubwira ngo natekereze icyifuzo ubundi ahohe zino buje kuko kiraba gisubijwe. Gusa uyu mwana atekereje neza yasanze ibintu byose yari yarifuje yarabigezeho, ndetse kuri iyi nshuro icyari kinarenze noneho nuko n'umuryango we yabonaga batangiye kumwitaho.